nifuje kukuganiriza noneho kuri aya masaha kubijyanye n'uburyo wakarikira amasaha wakoze ku munsi ndetse ukaba wamenya n'amasaha ukoze mu cyumweru cyose. Ahangaha icyo turi bukoreshe ni isaha ugerera ku kazi mu gitondo, tugakuramo isaha ujya muri pause, hanyuma tukongera tukareba amasaha ukora nyuma ya pause, bityo tukaba dushobora kumenya amasaha wakoresheje ku munsi, tugahera aho ngaho tumenya amasaha umuntu yakoresheje mu cyumweru cyose, bityo tukaba twabona ko dukarikiratinga overtime tugendeye kuri time umuntu agomba gukora mu cyumweru cyose. Niba rero aho ukora bishyura overtime, ukaba ushobora kumenya uko wishyuza amasaha ya overtime. So please subscribe hanyuma dukomeze. Iyi ni raporo ushobora gukenera gutanga cyangwa se wowe ubwawe ushobora gukenera kwikorera ikaba yagufasha mu kazi kawe. Urabona hano dufite weekly attendance report, cyangwa se ishobora kuba ari na list y'uburyo ugera ku kazi, cyangwa se it depend. Gusa icyo usabwa hano ni ukumenya uburyo wakora aka kantu rero icyo kari budufashe ni ukumenya uburyo twakora weekly report y'uburyo umuntu yageze ku kazi, ufite amasaha yagiye ahagerera nawe yagiye asorezaho, none ugahita werekana umubare w'amasaha yose ku munsi yakoze ndetse na totale yakoresheje mu cyumweru cyose, kandi mu buryo buri automatic. Aha ni report y'umuntu umwe gusa. Mu kindi gice nzakwereka none uburyo wakorera abantu benshi cyane bashoboka nabo icyarimwe, ukagenda umenya buri wese isaha yakoresheje. Gusa nubwo ari umuntu umwe, hano ku ruhande dushobora kugenda twongeraho amazina y'abantu hanyuma tugakora calculation. So tugiye kureba noneho turashyiraho iminsi, katwongereho column y'iminsi, let's insert day, hanyuma hano harajya kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Muri Excel kwandika iminsi ntabwo umuntu afata umwanya wo kuyandika rwose, wandika umunsi umwe wonyine ahandi uhita ukurura. Ndandika Monday, hanyuma icyo nkora ni iki, ni ugukurura iyi Monday njyana hasi ngageza hano, igahita inyereka ko ngeze kuri Friday. So reka mbisanishe mbigenza gutya. Monday ngiye guhitamo itariki par hasard, kamfatire ku itariki nkoreyeho iyi video ni itariki 28 z'ukwa karindwi. Aha naho kumenya indi minsi ikurikiyeho, mwibutse ko nabwo udakora iki, ntabwo wongera kuyandika aho gukurura uhereye ku itariki ibanza. Hanyuma fate for example ko mu gitondo umuntu ahagera, akazi kagomba gutangira saa 2 kagasozwa saa 6, ariko turagenda twikata iminota ya yindi umuntu ashobora gukererwa kugira ngo, cyangwa se aramutse yazindutse, kugira ngo tuze kureba ukuntu calculation zacu zimeze. Uyu muntu kuwa mbere aziye isaha yuzuye saa 2 top, hanyuma avuye ku kazi saa 6:12. Umunsi ukurikiyeho aza saa 2 wenda n'iminota 7, ataha saa 6 kuri lunch, ataha saa 6:09. Undi munsi wo kuwa gatatu agera ku kazi saa 2:11, ajya muri lunch saa 6. Kugira ngo tubone igihe umuntu yakoresheje ahangaha, turafata isaha yasorejeho dukuremo iyo yatangiriyeho, hanyuma duteranyeho na nyuma ya saa 6 isaha yasorejeho dukuyemo iyo yatangiriyeho. Niyo mpamvu turi bwandike iko izi saha yasorejeho, ariko turabanza hano twashiraho parenthesis dukuyemo
izi saha yatangiriyeho, dufunge parenthesis hanyuma duteranyeho nanone dufunguye parenthesis isaha yasorejeho, dukuyemo isaha yatangiriyeho, tugafunga tukigira okay. Kugira ngo ukore izi calculation zigende neza rero birasabwa ko iyi mibare yawe wanditsemo hano ubanza wayishyira muri format y'amasaha, kuko uramutse wanditsemo imibare isanzwe gusa ntabwo Excel yabasha gukalculatinga amasaha utarayereka ko ari amasaha. Ni gute rero bigenda kugira ngo imibare ihinduka amasaha? Hano kuri izi format uraza ugahitamo time. Uramutse usanze iyi time irimo itakunogeye kuko habaho ubwoko bwinshi bwa time, bwa format za time, waza hano kuri mo number format hanyuma ugahitamo hano time, ukaba wahitamo imwe muri izi ngizi. Ngewe nahisemo gukoresha iyi aho inyereka niba ari AM cyangwa se PM, hanyuma ndahemeza. Cyo kimwe na hano hari buze result, naho ugomba kubanza washiramo format kwari isaha, ariko ho ntushireho ibya AM cyangwa PM, ahubwo ukerekana isaha itageretseho biriya, kuko icyo ushaka, icyo gambiriye kumenya ni umubare w'amasaha aba yakozwe ku munsi ugendeye ku isaha umuntu yatangiriyeho mbere ya saa sita, ugateranyaho isaha andi masaha yakoze nyuma ya saa sita. Noneho reka turebe kuri uyu nguyu watangiye mu gitondo saa 2:07 akajya muri pause saa 6:09, nyuma ya saa sita agatangira saa 8:01 agataha avuye ku kazi saa 11:03. Kugira ngo tumenye amasaha uyu muntu yamaze ku kazi turandika iko isaha uhera ku isaha ya nyuma. Iyi saha ya nyuma muri mbere ya saa sita, ariko bigomba kuba biri muri parenthesis, dukuyemo ya saha yari yaziyeho ku kazi, tugafunga parenthesis, noneho tugateranyaho isaha yatahiyeho, ariko nabyo bigomba kuba biri muri parenthesis, dukuyemo isaha yaziyeho ku kazi nyuma ya saa sita. Ubwo ni hahandi umuntu aba avuye muri pause. Mugira enter, biragaragara ko uyu muntu yakoze amasaha 7:04. Kugira ngo biriya bya AM biveho, ndaza hano kuri mo format hanyuma mpitemo ubwoko bw'isaha ya nyuma itariho iby'igitondo cyangwa umugoroba. Hanyuma ubwo iyo umaze gukalculating umuntu umwe, ntabwo ukomeza ukalculating ibya bose, ahubwo icyo ukora ni cyangwa se iminsi yose, ahubwo icyo ukora ni iki, ni uguhita umanura ahangaha kugeza kantu kanya. Ubwo biragaragara ko Friday ni amasaha 7:00, hano ni amasaha 6, hano gutyo. Hanyuma ikindi dusabwa kumenya ni toto y'amasaha yose umuntu yakoze mu cyumweru. Toto ushobora guhita ubyandika muri izi column. Icyo ukora izi column umaze kuziselectinga zose, uza hano ugakanda kuri Merge Center, hanyuma tukandikamo toto, hanyuma tugakalculatinga toto y'ibyo hejuru ni equal sum ni iyi, hanyuma tukerekana isamu y'ibi byose G4 to G8. Hanyuma ukoze sum urabona yuko uyu muntu mu cyumweru cyose yakoze amasaha 35 n'iminota 2. Hari igihe biri ngombwa ko umubarira overtime. Ubwo hano ushobora kwandikaho regular hour ko ari amasaha, ubundi mu cyumweru umuntu agomba gukora amasaha 40, amasaha 40 n'iminota 0 n'amasegonda 0. Ubwo noneho overtime, kugira ngo umenye niba hari igihe yarengejeho, overtime iraba ingana ni regular time dukuyemo igihe yakoze. Uraza kubona ko yarengejeho mu cyumweru cyose yarengejeho amasaha 4 n'iminota 58. So aya masaha yarengejeho rero umuntu ashobora kuyikalculatingira ubwe, akaba yayasaba nk'igihembo mu gihe company ukoramo byaba byemewe guhemberwa amasaha ya overtime. So nuko nguko umuntu abara amasaha aba yakoreshejwe ku kazi gendeye ku isaha yo gusoza n'isaha umuntu aba yagereye ku kazi. Thank you for watching. See you next time.